nyemerera ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukunda kandi ugakurikira ibyo dukora. Nyemerera nkwifuriza umugisha, nyemerera nkwifurize guhirwa mu byo ukora 5 kuri 5. Nyemerera ndambura ibiganza byanjye nsaba Imana ivomerere imirimo yawe, ibyo ukora umunsi ku munsi kugira ngo imibereho yawe ibashe kuba yatera imbere. Ni wowe wakunze kandi ugakurikira ibyo dukora, ni wowe wahisemo gukurikira umuryango mugari wacu cyangwa se no kujoininga kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Niba rugambira geza ngaha, reka ngire nti urakaza neza cyane, uhawe karibu kandi bikuye kundi bayi mutima wanjye nguhaye karibu rwose. Niba utarakora subscribe yikora uyu munsi kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. No kundi ibyo dukora nutinye rwose kandi ntunangire umutima ugukanda like, kandi niba ari igitekerezo ufite ukatwandikira muri comment. Burya biratunyura kandi biradufasha kugira ngo ibyo dukora turusheho kubikora neza, ndetse tukamenya abo turi kubikorera barashaka iki, ese ntago ndama ndi kubaha ibingibi kandi bashaka biriya. Biradufasha rero kugira ngo tubashe kuba twamenya amahitamo yawe, maze ubundi natwe tugusavinge icyo ushaka. Nitweme confiance, ninye tubana 5 kuri 5, ninye tubana muri content nyinshi zigiye zitandukanye, ariko kandi ibyifuzo byanyu bikaba ari itegeko rikomeye cyane kuri ngewe, kuko nkora ibyo mukunda aho kugira ngo nkore ibyo nkundi. Bani duhana umugisha kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi wa none rero nubwo nyujejemo akantu ko kumera nkaho ari akamwenyu, ariko nkoze iki kiganiro mbabaye cyane. Nkoze iki kiganiro nipfutse mu maso, nkoze iki kiganiro kundi koko gufashe mu mutwe, nkoze iki kiganiro nicaye hasi narambije, nkoze iki kiganiro umwuka numva udahagije, nkoze iki kiganiro amarangamutima numva ari hejuru, nkoze iki kiganiro numva mbabaye kandi cyane. Ikimbabaje rero nta kindi, igitumye ntangira ameze gutyo nta kindi, ni icyorezo cyamaze kwinjira kuri bamwe, cyangwa se icyorezo cyamaje kugera mu rubyiruko, ariko nyamara ntitubashe kuba twabibona kubera ibyo duhugiyemo bitandukanye, yaba gushaka amaronko, iterambere, ibibazo tuba dufite bitandukanye, ndetse n'ibindi byinshi bishobora kuduhuma amaso ntitubone ibyo twakabaye tubona, ahubwo tukabona ibyo twifuza kubona. Eme confiance niko nitwa, tera gateba ukatagwa, ubundi tuganire kuri byinshi bigiye bitandukanye, kandi ndabizi neza yuko hari icyo uraza kuba wakuramo. Icyorezo rero cyagize gutya, kiba kirinjiye gica ku mupaka ntaramenya, kiraza kigera mu rubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, kiraza kirimbura kitanzitse. Iki cyorezo rero nta kindi, ni icyorezo cy'ubusinzi, kandi icyorezo tutigize tubasha kuba twabonesha amaso yacu bitewe n'ibyo twabaga duherereyemo cyangwa se twabaga turimo bigiye bitandukanye. Ubusinzi rero ndabwita icyorezo kuko bukomeje koreka imbaga y'urubyiruko, aho bamwe badasiba kuganzwa nabwo, ndetse bakabakoresha amahano cyangwa se bakabakoresha ibyo batakabaye bakora mu gihe bari kuba ari bazima. Si ubusinzi gusa kandi byo gusinda bino bihagije, ahubwo n'isindwe riri ku kigero cyo hejuru, aho wasinze nta kindi kinashobora kuba yakwikorera, ahubwo usanga ari uwisindwe rimutesha agaciro mu bandi, rikamwambura ikuzo yari afite, agasigara ari inzererezi. Niba ari gutyo nabyita nimba natukanye. Nyemerera rero uyu munsi wa none twanzike, dutangire dutya tuvuga tuti ubwiza bw'umukobwa burya bavuga yuko bwamugeza ibwami, ariko kandi burya ngo ubwenge bwe nabwo bukagena igihe azamara aho ngaho ibwami. Uyu munsi wa none rero igitangaje, cyangwa se inkuru isa nkaho itangaje, ntabwo ari bwa businzi kuko bwanagiye bugarukwaho inshuro nyinshi zitandukanye, ariko none cyaje kuba gitangaza abantu benshi bagiye batandukanye, ni ubusinzi bukomeje kwibasira abari n'abategarugori batandukanye kandi babarizwa mu ngeri zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ababasha kugaragara nibo bakeya, ariko uhita wibaza ngo none abatagaragara baba bangana bate. Reka gukomeza guca hirya no hino, reka ngundi ndase ku ntego kugira ngo turusheho kuganira kandi turusheho no gusobanukirwa. Tariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2024 ari igitaramo cyabereye i Musanze, kikaba igitaramo cyitabiriwe na The Ben, kikaba igitaramo cyitabiriwe na Lema na Makula, DJ Marno, DJ Briane, MC Lucky Nzeyimana, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Muri iki gitaramo rero cyari igitaramo cyo gufungura coffee shop yari iri Musanze, ni coffee y'umuhingwe kabisa. Mu kuyifungura rero bakaba barifashishije abo bahanzi ndetse n'abo ba DJs ndetse na MC Lucky Nzeyimana kugira ngo babe
babe babasha kuba bayifungura kandi ibirori bibe byaryohera abanyamusanze ndetse n'abandi bari baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Umuhanzi mukuru rero akaba yari Mugisha Benjamin wamenyekanye cyane nka The Ben. Ubwo rero iki kirori cyamaraga kuba ni ikirori ntabwo ari igitaramo, ubwo iki kirori cyamaraga kuba haje kubaho umwanya wo gufata ifoto. Mu gufata ifoto rero umuhanzi The Ben yagiye afatana ifoto n'abantu bagiye batandukanye biganjemo abafana ndetse n'abakunzi be. Byumvikane neza, abafana n'abakunzi baba batandukanye, hari umuntu ugufana ariko hakaba n'umuntu uba ari umukunzi. Nibyo kuko umufana yagukunda ariko umukunzi ashobora kutagufana, ni ibintu bisanzwe rwose akubyumva. Ntekereza ko bidasaba kandi gasukari. Ubwo rero The Ben yafatanaga ifoto n'abakunzi be ndetse n'abafana be, haje kuzamo umukobwa, n'umukobwa w'imiterere imeze neza cyane, umukobwa usa neza ubona kabisa w'icyotara, inzobe izira gaheri, ukeye mu maso, usa neza. Ntekereza ko yaba inzozi z'abagabo benshi kuba bamushyira mu mago. Uyu mukobwa rero nta wundi ni Uwase Isheja Emeline, umukobwa rwose w'imyaka itari myinshi. Uyu nguyu rero niwe nawe yaje kuba yanyurwaho kugira ngo afate n'ifoto na Mugisha Benjamin aka The Ben. Ubwo bajyaga gufata ifoto rero bivugwa yuko cyangwa se byanagaragaye yuko The Ben ubwo bari bahagararanye yatangiye kugira akuru akenda k'imbere ku y'umukobwa. Ibyo baganiraga byo ni ibitarabashije kumenyekana, ariko ibyavuzwe n'uyu mukobwa bivugwa yuko uyu muhanzi The Ben yarakoze muri kinyongo uyu mukobwa akumvamo ikintu kibyimbye, atese nawe wambaye bya bintu byaba bapfumu. Undi nawe ati hoya ntago nambaye ibintu byaba bapfumu, ahubwo icyo nakoze ni iki, ni ishanga. The Ben ati ishanga se kandi ibiki n'ibiki. Bo birangira rero baretse cyangwa se ifoto barangije kuyifata, umukobwa aba yakwikomereza, ibintu birarangira, mu gihe abandi bo bavugaga yuko yamukururaga akenda k'imbere, benshi bitaga string. Izi tariki rero 16 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2024, dore ko ari kuwa gatanu. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe kuri Emeline, wari umunsi udasanzwe kuri The Ben, ariko mu buryo butandukanye. Wari umunsi udasanzwe kuri Emeline kuko aribwo yaragiye kwandikaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, nibwo yaragiye gutungwa mikoro n'ama YouTube channels menshi atandukanye, nibwo yaragiye guhabwa ama microphone n'abanyamakuru batandukanye bamubaza byinshi bitandukanye ku buzima bwe. Ariko kandi kuri Mugisha Benjamin aka The Ben nibwo yaragiye nawe kwisobanura kuri byinshi bitandukanye, asobanura uburyo akuru akenda k'imbere umukobwa mu gihe ari umugabo wubatse kandi kirenze ibindi akaba ari umustar, atakaba yakora ibintu nk'ibyo by'umwihariko mu ruhame. Ubwo byagendaga gutyo rero, izina Emeline ndikiramenyekanye cyane kugeza n'uyu munsi wa none. Emeline ni umu YouTuber, dore ko afite YouTube channel yitwa Popcorn's Podcast, akaba ari YouTube channel akoranaho n'undi mukobwa nawe mwiza cyane, umukobwa witwa Clear. Ni YouTube channel itambutse ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kandi byibanda ku mibanire y'urubyiruko, uburyo bigenda kugira ngo umuntu ahitemo mu boyfriend, kugira ngo umuntu ahitemo mu girlfriend, uburyo boyfriend na girlfriend bashobora kuba babana. Actually ni imibanire cyangwa se n'ubuzima bw'urubyiruko muri rusange, niko nabyita. Tariki rero 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024, bamwita Emeline Uwase Isheja, yongeye kugaruka kuri social media zitandukanye, aho uyu mukobwa bigaragara ameze nabi cyane. Muri video muri kureba uyu mukobwa aba yasinze, yabaye ibyatsi ku buryo no guhaguruka biba byamunaniye. Aba yambaye twenda tumukwije hejuru, ariko wagera hasi akaba yambaye agakabutura gato cyane, abenshi bita nk'agakora ariko gato cyane, hafi yo kuba atanakambaye. Iyi video rero bwageraga ku mbuga nkoranyambaga, benshi bayisamiye hejuru bati mundebere na wa mukobwa, mundebere noneho ubu ngubu turabigenza gute. Iyi video rero ikaba yaragiye hanze nyuma y'iminsi mikeya. Umukobwa wari ukunzwe cyangwa se unakunzwe cyane n'Abanyarwanda ni Miss Rwanda 2022 Muhito Divine Nshuti. Uyu nguyu rero nawe bikaba yari amaze iminsi afungiwe kuri station ya polisi, aho yari akurikiranyweho gutwara imodoka yasinze, gutwara imodoka adafite permis, ndetse nyuma y'ibi bibazo bye byakuruwe ahanini no gusoma ku gatama akarenza urugero. Uyu mukobwa nawe ndavuga Emeline akaba yagiye kugaruka muri social medias, nawe yafiningije yanyweye inzoga agasinda.
birumvikana kwica ingwagasi ntabwo byafatwa nk'ikibazo, ariko iyo bigezaho umwari muzima wakabaye yitegura kurerera igihugu, wakabaye yitegura kubaka, wakabaye yitegura gutanga indangagaciro na kirazira kubo azabyara, ukaba ashobora ari mu muhanda yicaye imbere ya borodire yananiwe no guhaguruka kubera inzoga nyinshi, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu umuntu atabona ngo abirenze ngo gutyo gusa, ni ibintu umuntu atabona ngo abishimire cyangwa se ngo abitambukeho yigendere. Ese turagana hehe? Ese ubu buzima bw'aba bari buraza kugenda bute? Ariko nanone ikibazo umuntu yakwibaza, ese biri kugenda bite? Ni ikihe kibazo kiri mu rubyiruko by'umwihariko mu bakobwa, yaba mu bangavu ndetse n'abigiye hejuru? Ikibazo cy'ubusinzi, gusinda biri guterwa n'iki? Ni iki kiri gutera ubusinzi? Ni iki kiri gutuma bafata umwanzuro ukomeye w'inzoga kugeza ku kigero atabasha kwikontorora? Ese umukobwa mu by'ukuri wanyweye inzoga, ni ikihe kintu kindi ashobora kuba yakwirinda mu bibaho byose? Reka mwibutse yuko rero uyu mukobwa atigeze agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyamara amakuru mfite aturuka mu bo babanye cyangwa se mu bo biganye, nuko uyu mukobwa n'ubundi mu bwana bwe cyangwa se mu bukumi bwe, nubwo n'uyu munsi wa none akiri inkumi, bivugwa yuko n'ubundi disipurine ye mu bijyanye no ku ishuri cyari ikibazo cy'ingorabahizi. Bivugwa yuko rero uyu mukobwa kumvikana n'abayobozi ba disipurine ku ishuri cyari ikibazo, nyamara ibyo ngibyo ni ibintu umuntu yakosora, ni disipurine umuntu yagira icyo ahinduraho. Ariko nkibaza nti, iyo bigezeho umukobwa sinda akabura uwamwegura, akabura n'imbaraga zamucyura, ahangaha ntekereza yuko ibintu biba byongeye kuba bibi cyane. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bagaruka kuri video y'uyu mukobwa y'isindwe riteye ubwoba ndetse n'isoni nyinshi cyane, bamugira inama nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse abandi bamunenga bavuga yuko nta mukobwa uba ukirimo, dore yuko nkwibutsa yuko ijambo umukobwa ari umukobwa jana, ndetse iyo bavuze ati nta mukobwa ukimurimo, ni ukuvuga ngo nta mukobwa jana ukimurimo n'imwe, ubanza nta muntu wayimuha. Ni ibiri gutambuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi biteye isoni n'agahinda, biteye imbamutima nyinshi cyane zitari nziza, aho umuntu ashobora kwifata kwitama ndetse agahinda kakamwegura atarabyara, yibaza ati ngewe umunsi nabyaye nkabyara nk'uyu bizagenda bite? Yaba atarashaka akavuga ati umunsi nashatse nkashaka nk'uyu bizagenda bite? Ni bigenda bigaruka ku mihanda cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru nari mbonye ndavuga nti ntago nabura kuyisangiza abankunda ndetse n'abankurikira. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru rero, Emeline Uwase Isheja nta kintu yari yagatangaza kuri aya mashusho ye. Navuga yuko ntasiba kugereranya n'amashusho y'urukozasoni cyangwa se n'amashusho ateye agahinda, n'amashusho ateye ipfunwe ndetse n'isoni nyinshi cyane, ndetse ubwo araza kugira icyo atangaza kuri aya mashusho ye, ndetse turaza kuba twabibamenyesha 5/5 byinshi bitandukanye. Rero kuri iyi nkuru reka mbabwire nti stay on touch kugira ngo dukomeze turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi wowe wadukunze ukanadukurikira ntacyo uzatuburana. Icyo turaza kumenya cyangwa se ikindi turaza kubona kuri iyi nkuru, n'ubundi turaza kuba twabigusangiza. Me confiance niko nitwa, stay on touch.